dushimira Imana duhaye iki gitondo izina ryayo rihabwa icyubahiro. Reka rero uwo mugiye kuba muri kumwe n'inzu mugadi mu kanya gato, reka dusenge. Turagushimye data wa twese, uburinzi bwawe bubanye natwe, tubonye uyu mwanya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ku bari bazima, ku babonye umwanya, kuri twe natwe ubwacu uduhe umugisha ukwiranye n'uyu munsi, duhe kumva no gusobanukirwa ibyo dushakira kandi dushakaho, tubishimira izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Nkuko gahunda iri, reka tuganire hamwe gusa kwakira inama ya Yesu. Niyo magambo tugiye kwiga kandi turayiga mu ncamake cyane. Kubakurikirana Bibiliya zabo, turiho mu gihe gikomeye, igihe cyacu gifite impanda ya karindwi ihera mu 1844, kagira igihe ikimenyetso cya gatandatu gihera mu guhungabana kw'isi, guhinduka kw'izuba, ukwezi guhinduka amaraso, kugwa kw'inyenyeri. Tukaba mu gihe cy'itoro rya karindwi rihera mu 1844. Kubamva ubuhanuzi, icyo gihe umubwiriza ukenewe n'inama zikenewe ni inama ya Yesu gusa. Ni koko hari abantu benshi cyane bayoboye imiryango, hari abayoboye amadini, hari abayoboye amatsinda, ariko inama iruta izindi muri kino gihe ni inama ya Yesu. Iyo nama ya Yesu iboneka mu Byashuwe 3, ni mu itoro ry'Ilawodikiya gusa, riheraho Ibyashuwe 3:14-21. Ariko Yesu akaba yaravuze ko igihe giheruka cyari kimuteye iseseme, barakazuyaze. Rero kazuyaze kari gashowe, ntabwo yari amazi ameze nk'amashyuza, ntabwo ngiye nyatindaho. Ariko inama ye gusa yari inama ngiye gusoma, kugira ngo tuzumve neza turamutse tuyemeye byatwara iki, byamara iki, kandi tutayemeye bitwaye iki. Icyo nicyo kiba kigenderewe, kugira ngo nibura abantu benshi cyane bajye bamenya ibyo barimo kandi nibasobanukirwa neza bibafashe mu buzima bwa Kristo. Haranditse hagira hati 20, ni Ibyashuwe 3:14, ariko ndahera 20. Haranditse hagira hati umurongo wa 20, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Rero yakomeje avuga byinshi cyane, ariko ku basomye kino gice uhereye nko ku murongo wa 14 niho akumva neza ibiteye ikibazo bitumye dukeneye iyo nama. Iyo nama urayikeneye, iyo nama ndayikeneye, iyo nama turayikeneye. Nta muntu n'umwe wakwigira ikigenge kuri iyi nama ngo azasoze urugendo rw'Ukristo ahiriwe, ahubwo dukeneye twese iyi nama. Impamvu wandikire marayika w'itoro ry'Ilawodikiya uti: uyita amene, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka, ukuri inkomoko y'Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa se wari ubize, nuko rero urakazuyaze udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye n'ubusa. 18, dore ndakubwira inama, unguraho izahabu yatunganyijwe mu ruganda, ubone uko umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe butagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, kabaha n'ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Iki gice cy'ubwacyo gusa kitubwira ubutumwa buhatujyana ngo dushobore gusaba iriya nama. Ni ijambo ritubwiye gusa ngo abo nkunda bose ndabacyaha. Ese baba bacyahiwe iki? Baba bacyahiwe akazuyaze, bacyahiwe ubuhumyi, bacyahiwe kwibwira, kwiha umwanya mu Bukristo aho kuwuhabwa n'Imana, ahubwo bakawiha. Ako kaga gakomeye cyane ko kwibeshya, kuko iyo umaze kwibwira ko ushobora kuba uri mwiza utabibwiwe n'abakureba, ukivuga kuri intwaro utabibwiwe n'abandi, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu tubanza kureba ishusho y'ibyo dusabwa ngo turebe icyo dusabwa.
ungureho izahabu yatunganyirijwe mu ruganda, ungureho umwenda wera, ungureho umuti wo gusiga ku maso. Byaba ari ikibazo gikomeye igihe cyose waba utazi icyo bishatse kuvuga. Kugira ngo uzagere kuri ruriya rwego, bigusaba kubanza wamenya neza ibisabwa, kuko ibikenewe ni uwo mwenda, kuko ibikenewe ni iyo zahabu yatunganyijwe mu ruganda, kuko ibikenewe ni uwo muti wo gusiga ku maso. Uyu muti wo gusiga ku maso n'ibigurwa turaza kubihuriza mu butumwa bw'abamarayika batatu, kuko ibyahishuwe 14 uhereye ku murongo wa 6 kugeza 13 hatubwira ubutumwa bw'abamarayika batatu buhera mu 1844 muri ya ntango y'impanda ya 7, kuko aribwo bwategurizaga icyo gihe. Ubwo butumwa n'ubundi bwitwa ngo ni uruhimbi rukomeye. Ubwo ndetse muri ubwo butumwa n'abagaragaza kuruzamuka ahubwo ruhimbi, byagaragaye ko abenshi muri bo bageraga hagati bagasanga bigoye, bagasanga gutegekwa kurya, ugategekwa kwambara, ugategekwa kuvuga, ugategekwa amategeko y'umuryango, maze ibintu byose bagahitamo benshi ngo maze bakongera bakavuga ati ntawe rwubatse neza. Impamvu atari uko rwubatse nabi, ahubwo ari uko rubakosora bo bameze nabi, noneho bigatuma batarwishimira. Niyo mpamvu turi bugerageze kuvuga mu ncamake. J'ai vu un groupe déjà qui se tenait fermement. Ubwo kubazasoma igitabo cy'inyandiko zibanze 258 haranditse ngo nabonye itsinda ry'abantu bari bashikamye sur leur garde, birinze cyane, et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Aba bantu byari itsinda rihagaze neza, yarangiza byari rikomeye kandi birinda, kandi ntibigeze bumvira na gato inama y'abashakaga guhungabanya kwizera kwabo kwari kwarakizwe mu kuruhimbi. Bivuga ngo uru ruhimbi rukomeye, hariho abashaka kuruhungabanya, hariho abashaka guhindura icyerekezo, hariho abashaka ngo nibura badohore, ndetse n'abashaka korohereza kamere, ariko hariho abandi bavuga batoya uko Imana yavuze nibyo byiza. Harakomeje ati le Seigneur regardait d'un œil approbateur, il me fit montrer 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages du premier, du second et du troisième ange. Nabonye Imana itareba neza abashaka guhindura kwizera. Nabonye abantu ahubwo hari intambwe 3 zo kugenda zayoboraga abantu ku ruhimbi rukomeye, arizo ubutumwa bw'abamarayika batatu, marayika wa mbere, marayika wa kabiri na marayika wa gatatu. Marayika wa mbere yari afite ubutumwa navuga bwari ubwiteka ryose, icyo ni kimwe, bwerekanaga urubanza, icyo ni cya kabiri, kandi ubwo butumwa ubwo bwari bufite ibintu bikomeye cyane k'ibyo bikomeye. Bwa mbere ni ubwiteka ryose, bwa kabiri ni ukwerekana urubanza, bwa gatatu kwari ukwerekana Imana nk'umuremyi w'isi yose, ku buryo umuntu wese ubwirwa, kandi bwari bushinzwe kugera ku muntu wese, aho bavuze ngo mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu miryango yose. Ubwo bivuze ngo nta muntu n'umwe burenga ubwa marayika wa mbere. Noneho ku bw'ibyo marayika wa kabiri bavuga ngo iragoye Babuloni nk'umudugudu, yashaka kwereka abantu neza ko bakwiriye kwirinda gutegerereza Imana mu binyoma. Yarangiza bigatuma Imana bako uzategereza wese ari mu kinyoma, nubwo cyaba kingana n'ubusabusa, kingana na kwa kundi bita sediye cyangwa se yako bita iyota. Yarangiza mbese kubazi imyandikire, buriya wanditse iyi ntushyiraho akandiko hejuru aho kadomo, no mu by'Imana uri ubuzwa na gato kugabanya na gato. Yarangiza kubw'ibyo marayika wa gatatu we yerekanaga neza ko isi nimara kuyoba izashaka kuyoboka ibyo yagambiriye, maze ibuza abantu kuyoboka iby'Imana yagambiriye. Izo bizituma havuze ngo nurame inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubutumwa bw'abamarayika batatu buzakangurira abantu kuzamuka uruhimbi rukomeye, kandi urwo ruhimbi rukomeye bazarugeraho ari uko bemeye inama y'umugabo wo guhamya, kandi inama y'umugabo wo guhamya izabasaba kugura izahabu yatunganyijwe mu ruganda ariko kwizera n'urukundo, ibasabe kugura imyenda yera ariyo gukiranuka kwa Yesu, maze ibasabe n'umuti wo gusiga ku maso, kugira ngo umuntu wese abashe kureba ibikwiriye kurekwa kandi yite ku bikwiriye gukurikizwa. Noneho ayo maso azaba ahumutse, kuko azaba amaze kumenya neza ibibuzwa n'ibyemewe. L'ange qui m'accompagnait me dit, marayika wari umperekeje yarambwiye ati, Maria celui qui tranchera la plus minime partie de ce message.
marayika wari umperekeje anyereka urwo ruhimbi rukomeye, akanyereka izo ntambwe 3 zerekeza abantu kuri urwo ruhimbi, ari nawe wanyeretse ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Yarambwiye ati hagushije ishyano gusa uzagerageza kugabanya n'akantu na gato kuri ubwo butumwa. Hagushije ishyano gusa uzagerageza kugabanya akantu na gato kuri ubwo butumwa. Leur véritable signification est une importance vitale. Ubusobanuro nyabwo bw'ubwo butumwa nyakuri bufite imbaraga ibeshaho. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Umurage w'umuntu wese uzaterwa n'ukuntu azakira ubwo butumwa bw'abamarayika batatu. Yarangiza icyo nicyo kintu kizaba gikomeye. Muri izo nyandiko z'ibanze page 260, c'est que les jeteurs le premier message ne pire jouir de la bénédiction du second. Abanza ubutumwa bw'amarayika wa mbere ntabwo bishimiye imigisha iri mu butumwa bw'amarayika wa kabiri. Nuvuga ntabwo basohotse muri Babuloni. Hepfo arakomeza ati byagenze bite rero? Aravuze ngo ababwanze ni profiter du cri de minuit, ntari cyo byamariye kumva urusaku rwa mu gicuku, qui devrait le préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans les liens très saints du sanctuaire. Kuko kwemera urusaku rwa mu gicuku byari gushoboza binyuriye mu kwizera bakinjira na Yesu ahera cyane. Iyo bashobora kwemera urusaku rwa mu gicuku bari kwinjirana na Yesu ahera cyane. Ibyo rero kuko turuganira ngo nibura twumve ibisabwa mu gihe nk'iki, haravuze ngo arejeta les deux premiers messages. Abantu bakimara kwanga ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'ubwo wa kabiri, izo obscurcir l'intelligence, bijimishije ubwenge bwabo. Uwanze ubutumwa bw'amarayika wa mbere akanga n'ubwo wa kabiri, ubwo yaraguye mu mwijima wo mu bwenge, fait de telle manière qu'ils ne peuvent le connaître aucune lumière dans le message du troisième ange. Umuntu uzaba yaranze marayika wa mbere akanga marayika wa kabiri ntabwo azashobora kubona umucyo uri mu butumwa bw'amarayika wa gatatu, qui indique le chemin de lieu de Tresant, kuko iyi nzira marayika wa gatatu yerekana inzira ijyahera cyane. Umurimo we nukumurikira abantu bakura bikureho amaso, bayakure ku bayobozi b'amadini, bayakure ku bajyanama bakomeye, bayakure ku babwiriza b'ibihangange, ahubwo buri wese yinjira na Yesu ahera cyane, maze ahanga amaso ku mukiza we. Kuko mu byakozwe 4:12 nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe ryo kirizwamo keretse rya Yesu Kristo. Nta wundi wagukiza. Abagusengera, abakurambikaho ibiganza, abagusukaho amazi, abagukubita Bibiliya mu mutwe, uko byagera kose agakiza kawe kari muri Yesu Kristo watanze amaraso ye akamanikwa ku giti. Niyo mpamvu ubutumwa bw'amarayika batatu bukwenjiza neza cyane ngo winjire aho Yesu ari. Mu byakozwe 31 haravuze ngo uwo yazamutse Imana yaramuzuye imwicaranya nayo, yicara iburyo bw'Imana ngo aheshe Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha byabo. Niwe izina rye ryo gukiriza abantu, nimwe bakiriza. Ni nayo mpamvu rero wagurisha bya bintu, nta wundi wabigurisha. Tibyagurishwa n'umuyobozi, tibyagurishwa n'umutegetsi, tibyagurishwa n'umusenzi, tibyagurishwa n'umuhanuzi. Oye, abo bose ntabyo bagira, ahubwo buri gihe Yesu niwe wagambiriye ko ari uzabagurisha. Ati tabiguraho. Nta nubwo agira batembeye cyangwa se babandi bagenda bari kuzereza ibicuruzwa bitari ibyabo ngo babigurishe. Iyi nama y'umugabo wo guhamya Yesu ati nimungureho, niwe ubyiherereza uje kugura, ntabwo ajya atuma ngo muzagende byo runaka narabimuhaye naho. Mbese nka bya binyamakuru bavuga ngo uzashake no kwa runaka no kwa runaka. Oya, ahubwo ibyo byo ni Yesu byikorera wenyine watanze amaraso ye. Ati je vis que comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises en général avaient repoussé ce message. Nabonye kuko abayuda banze Yesu bakamugambanira bakamubamba, ni nako n'amatorero muri rusange yirukanye ubwo butumwa bw'abamarayika batatu, yarabwanze. Ubwo kwibaza uti ubwo se babwiriza ubuhe? C'est pourquoi ils n'ont aucune connaissance de chemin qui conduit au lieu très saint. Niyo mpamvu amatorero yiyobora abantu aho kuyobora abantu kuri Yesu, kuko atazi inzira ijyahera cyane. Et ne peuvent bénéficier de l'intercession que Jésus y exerce. Nta nubwo bamenye umurimo Yesu ahakorera, ntibamenye kubereka abantu. Bigenda bite rero? Iyo umuntu agiye kwa Yesu yahuranije yeretse marayika wa gatatu, marayika wa gatatu mu butumwa bw'Abanyarodikiya akwereka icyaha n'akaha, akakwereka icyo bise ngo ni mwendere peshe, n'akantu gato cyane k'icyaha akakwereka. Ni ukwimyoza, ni ugutukana mu mutima, ni ukwangira umuntu mu ibanga, ni ukumubeshyera, ni ukumuteranya n'undi ntabimenye. Ariko Yesu akanabira mu rubanza akavuga ati ndakuzi narakubonye, ibyo ni ibyaha. Yarangiza kubw'ibyo
yarangiza ntabwo agwana n'ibyaha binini gusa ahubwo n'ibitoya nabyo agwana nabyo. Nicyo gituma ubutumwa bw'ubwabwo gusa bwa marayika wa gatatu butwereka ibyaha n'akaha, bukatwereka umuhuza wacu n'Imana, maze wababazwa nabyo, wabyihana, wabyatura, wabisengera, urira ubabajwe nabyo ufite agahinda, wabyihana ukaba ubabajwe n'iki cyaha cyawe, ukabyatura bivuze mu mazina, ukabisengera, akaba ariho ufashe ikiganza cyawe gifashe ibyawe nawe ubwawe bikishyira mu maboko ya Yesu. Maze wamara kwishyira mu maboko ya Yesu, ubwo wenyine ku giti cye akaba ari ufata bya bindi wihaniye akabyishyira, agahinda wagize akakigira, yarangiza amazina wavuze akayakira, yarangiza amasengesho wasenze nawe agasenga, yarangiza akabwira ati uyu muntu yamenetse umutima, uyu muntu yababajwe n'ibyaha bye, uyu muntu yabimbwiye, uyu muntu yabisengeye, umuntu yababajwe nabyo, ngaho mbabarira. Yarangiza ubwo uwo ni wo murimo Yesu akorera ahera cyane. Ni umutambyi mukuru, akaba igitambo, akaba umuhuza, mbese akora uwo murimo, akaba n'umucunguzi. Yamara kubishyira se, isi ntiyongera kureba umunyabyaha wababajwe n'ibyaha, ahubwo uwo munyabyaha yakiririrwa muri Yesu. Yamara kwakirirwa muri Yesu, yarangiza mu Baroma 5 haratubwira ngo maze umuntu ubwo twatsindishirijwe na Yesu Kristo, dufite amahoro ku Mana no ku bwa Yesu Kristo. Ubwo twatsindishirijwe, ubwo nicyo gihe Imana ubwayo, ntabwo ari Yesu uvuga ngo ndagutsindishirije, ahubwo utsindishirizwa no kwizera. Kwa gutega amakiriro kuri Yesu bituma Yesu asaba Yesu imbaraga ze, maze yamara kuzisaba bigatuma Yesu isakubabarira, kuko kwabarira mu mwana we, aho Yesu yavuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye data azakibaha. Maze yarangiza tukababarirwa, yavuga ngo il vous proclame devant l'univers céleste. Yesu Imana igahaguruka abwira ab'ijuru bose ati dès maintenant l'homme est justifié. Uhereye kano kanya ubwo umuntu atsindishirijwe. Yarangiza icyo gihe ubu ubonye ikintu gikomeye cyane cyo kubabarirwa n'Imana no gutsindishwa nabi no kwemerwa n'ab'ijuru, ukagira amahoro mu mutima yo kubabarirwa, ariko ubu gifite kamere guhangana n'icyaha. Ijuru riba rigiye kuguha umufasha wo kuguhangana nawe, ngo mu ijuru barebe gutsindishizwa gutewe n'ukwizera ufite umwambaro w'ubukwe, maze mu isi barebe imirimo myiza y'uwahindutse bitewe n'umwuka wera umukoreramo. Ibyo bintu byombi nibyo bintu bikenewe ku muntu wese umaze guhagarara ku ruhimbi rukomeye, ahagejejwe n'abamarayika 3. Bwa mbere watinya urubanza, 2 wubashye amategeko y'Imana 10, 3 uzi Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja, niyo guteye ubwoba gusa ku isi. Yarangiza bigatuma ugurirwa ukirinda kwemera icyaha nubwo cyaba gito, ngo gishyire mu myemerere yawe. Le message des 3 anges ont été donnés pour préparer le peuple pour le retour de Jésus. Ubutumwa bw'abamarayika 3 umurimo wabwo ni ugutegura ubwoko buzasanganira Yesu agarutse. Ils annoncent que le jugement a commencé. Ubutumwa bw'abamarayika 3 buvuga ko urubanza rwatangiye. Nous pointons vers le ministère sacerdotal de Jésus, bukadutungira urutoke mu murimo Yesu akorera ahera cyane nk'umutambyi, pour nous, kandi cyahabereye ari twebwe, et son œuvre pour nous purifier de tout péché. Kandi uwo murimo araduhongerera, ariko agakora n'undi murimo wa kabiri wo kutwezaho ibyaha byacu byose. Ntabwo aduhongerera gusa ngo avuga ati murababariwe, ahubwo atwezaho n'ibituma twandura. Yarangiza ati tandis que nous nous détournons de fausses doctrines qui demeurent la mondanité et les traditions des églises, icyo gihe des églises déchées, icyo gihe iyo tumaze kwakira ubutumwa duhagaze ku ruhimbi rukomeye, turokoka ibintu bitatu. Dutera umugongo inyigisho z'ibinyoma, tugatera umugongo kwifata nk'abisi, tugatera umugongo imigenzo y'amadini yagushye. Ngibyo ibintu bikomeye kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva neza, kuko naho iyo tumaze kwakira ubutumwa bw'abamarayika 3 dutera intambwe 3. Bwa mbere baravuze ngo nous nous détournons des fausses doctrines, de la mondanité et des traditions des églises déchées. Duhera ko twebwe ubwacu tugatera umugongo inyigisho z'ibinyoma zipfuye, tugatandukana n'abisi, titumere nk'abisi, kandi yarangiza tugatandukana n'imigenzo y'amadini yaguye. Bibyara iki rero? Nous sommes appelés à craindre Dieu et à donner gloire à lui seul. Duhamagarirwa gutinya Imana, akaba ariyo yonyine duha icyubahiro, yonyine en état participa de son esprit et de sa nature, maze tugasangira kamere nayo
n'imiterere yayo. Ainsi ndagira ngo aho ngaho garda ainsi se commandement par la foi, maze tukitondera amategeko y'Imana binyuriye mu kwizera, anadora en tant que notre créateur le sabbat, maze icyo gihe tukaramya Imana kandi turangwa n'isabato yayo yera. Le 7e jour ari wo munsi wa karindwi iterekire ordonné, tukayumvira kuko ivugwa kuko yategetswe, c'est qu'il est fils de se repentir de leurs péchés, umuntu wese wanga kwihana ibyaha bye, et qui ne veut pas suivre Jésus dans les lieux très saints, maze akanga no gukurikira Yesu ahera cyane, mais qui s'attache plutôt aux traditions, à leurs péchés, et qui continue d'offrir les mêmes faux culte d'adoration des églises déchets, umuntu ukomeza kwanga ubutumwa bw'abamarayika batatu, akarangwa no kugundira icyaha, cyo ni kimwe, ntiyinjire na Yesu ahera cyane, ahubwo akizirika ku migenzo n'imihango, akizirika ku byaha, agakomeza kugendera ku mahame y'ibinyoma y'amadini yaguye, de sevro la marque de la bête et le 7e dernier fléau, le 7 premier dernier fléau. Uyu muntu azakira ikimenyetso cy'inyamaswa kandi azahura n'ibyago birindwi. Niyo mpamvu mu kwereka abantu ko bagomba kujya ku ruhimbi rukomeye, akaba ari ngombwa ngo abantu basobanukirwe neza ibyo basabwa n'ibyo babuzwa, akaba ari ngombwa ngo tubashe kubaho ariko tuzi n'ibyo turimo. Birakwiriye ko abantu babanza kumenya neza ko bakeneye ubutumwa bw'abamarayika batatu, maze bakemera inama y'umugabo wo guhamya. Ndagira ngo aho ntabwo mbatinda, nkurikije cya gice n'umwanya dufite, umuntu wese nagerageze kumva ko dukeneye kugura izahabu yatunganyirijwe mu ruganda. Nubwo wamenya biriya bintu byose, nubwo wabyigisha, ariko yarangiza ntuyemerere inama y'umugabo wo guhamya, ukamenya umuburi sigomba guhabwa, ariko ntumenye kwakira inama y'umugabo wo guhamya, ubwo n'ubundi ntabwo waba wasigaye, wakomeza kwa mukazu yase. Wamenya kuvuga amagambo neza, wamenya kuyasoma neza, wamenya kuburira isi, ariko ntuhinduke. Niyo mpamvu hakenewe ibyo bintu. Izahabu yatunganyijwe mu ruganda yitwa gukunda umuntu nubwo yakugwa nabi, yaba kuguye nabi, ntabwo ari kamere muntu. Ni izahabu yari ko yatunganyirijwe mu ruganda. Ubwo ni rwa rukundo rwihanganira byose, ni rwa rukundo rubabarira byose, ni rwa rukundo rwiringira byose, ni rwa rukundo rwizera byose, ni rwa rukundo rutwikira ibyaha byinshi ukorewe ugasana utabibonye kandi ari wabikorewe. Yarangiza ntiwandagaze, ntiwange, ntuteranye, ntuzinukwe, ntuhebe, ntucogore ngo nuko wahemukiwe. Ibyo bigaguhuza n'Abaroma 12:21 hakubwira ngo umwanzi wawe nasonza, wowe uzamuha ibyo kuri, nagira inyota uzamuha icyamba, maze uzaburunza amakara ye kuri twe, ngo ikibi cye kugunesha ahubwo unesheje ikibi ikiza. Ibyo ntawe ujya byiguraho, nta n'ujya byihimbira, nta n'ugerageza kubyishyiramo, ahubwo ni Imana ibigushyiramo iyo wamaze kugambirira kumera nk'uko Imana ishaka. Iyo ni cya kabiri, ni umwenda wera. Uyu mwenda wera ariyo ni ibyahishuwe 19:8. Umugeni wari iteguye cyane ahawe n'umwambaro wera, ni iyo mirimo yo gukiranuka yabera. Iri jambo umwenda wera ntabwo ari imirimo yawe bwite, ahubwo ni umwanya umuntu ha Yesu muri we. Ni Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo bushobozi umuntu ahabwa nuko yakiriye Yesu ngo abe muri we, bihwanye no igisubizo cy'icyo Yesu yavuze ngo ntacyo mushobora kora mutamfite. Ni Yohana 15 umurongo wa 4-5. Noneho ibyo binahuye n'Abakorinto ba kabiri umurongo wa igice cya 6 umurongo wa 17 bavuga ngo nzatura muri bo kandi ngendere muri bo. Ubwo bivuze neza ngo niba koko Imana ari ituye muri nge, kandi Imana igatura muri twe, Imana ikatura muri wowe, yarangiza ikagendera muri wowe, ntabwo uzayiyobora ahubwo izakuyobora. Kuko umushoferi ari uyobora imodoka akayigeza yashaka, twebwe tuzaba twamaze kwiha Imana nk'imodoka nzima ariko itashobora kwiyobora. Rero kubw'ibyo izatura muri twe, ituyobore. Nimara kutuyobora izatuyobora mu byiza, bizatuma twebwe twiyoroshya, bizatuma twebwe tworoha, bizatuma twebwe duhinduka, bizatuma twebwe dukorerwamo n'iyo mbaraga itari kamere muntu. Niyo mpamvu mu gihe cyo kwakira iyi mbaraga, aho mu Bafilipi 2:12 niba atera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ibyo ubwo noneho ugahura neza n'ijambo ryoroshye rituma ubukristo bworoha mu mutima. Yizahabu iyo mwenda wera yibonetse no gushobora iby'Imana biba bishobotse,
ariko umuntu abigura akoresheje mu gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wa cyambere mu kigo cy'igifaransa mu kigo kitubwira ngo ubutumwa bw'Laodikiya haratubwira ngo icyo kiguzi dutanga ngo c'est la volonté d'obéir, ni ubushake bwo gushaka kumvira, ntabwo uba ugifitanye impaka n'iby'Imana yavuze, ntabwo biba bikukugora, ntabwo uba uhangana n'inyandiko, ahubwo uba woroheye imbere y'inyandiko uvuga uti ngeweho umujyanama wanjye mwiza ni inyandiko, umutegetsi wanjye mwiza ni inyandiko, umukosozi mwiza kuri njye ni inyandiko, ungaya neza singwe kandi sinsitare ni inyandiko. Icyo gihe uba umeze kugera kuri iyo ntambwe ikomeye cyane. Niyo mpamvu ku birebana no kwambara uyu mwambaro uradukwiye, uyu mwambaro uradukwiye kuko n'ubundi mu Kristo bisaba kukubwira bakoresha ibintu cyo ngo imyambaro yacu igomba kuba yoroheje, icyo ni kimwe, ariko kandi ikaba irimo ubwitonzi, ikaba idoze neza, ikaba ikuruye amaso, ikaba isukuye, ikaba iramba. Ikindi cya gatandatu ikaba wayikorana n'indi mirimo y'itorero ukemerwa. Umunani ukaba utambariye kurebwa. Icyenda bikagutera imyambaro yawe ntigutera indwara, bikaba ari ibyo bintu biranga imyambarire myiza. Uwo mwambaro wa Yesu yaduha uradukwiye. Noneho kubw'ibyo akaba ari byiza, byazatubyarira rero iki, byazatubyarira amagambo meza, aho navuga nti ntagiye kure cyane, ahubwo nshaka ngo nibura buri wese agerageza kumva ibikenewe. Turakwiriye wenda wakwibaza uti ese koko tugomba kwirinda ikintu cyose cyitwa kwigaragaza? Niyo mpamvu ariko twese twambaye umwambaro umwe, twese twahawe na Yesu, tukambara umwenda wera, twese tukawambara kimwe, akaribwo bwiza bwo mu mutima kandi duhawe na Yesu byadufasha. Noneho kubw'ibyo uyu mwambaro wadutera n'inama nziza mu bwenge bwacu kandi tukaba beza ku rugero rukwiriye. Niyo mpamvu twashatse ngo nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa. Uyu murimo wadutera gukora ibintu bikwiriye, bigatuma tugira umuti wo guseka ku maso kugira ngo tubashe kureba ibyo tubuzwa n'ibyo twemererwa. Niyo mpamvu muri kino gitabo bari kuvuga impamvu bizahindura imico y'umuntu kandi umuntu akagenda akaba mwiza. Mu gitabo cyitwa uburezi, kuri icyo bise kurema imico, harimo ijambo bakoresheje paje 155 ku bagifite, harimo aya magambo ngiye gusoma kandi nshaka ko buri wese yagerageza kumva. Umugambi nyamukuru w'icyigisho kwari kugira ngo nibura tumenye neza ko iyi nama y'umugabo wo guhamya utayiguze ubwo ntabwo yabura kuba kazuyase. Kabiri, umuntu utayambaye uriya mwambaro ubwo aba yambaye ubusa. Gatatu, ubwo udafite iyo zahabu byanze bikunze aba ari umutindi. Kane, udafite amaso yo kureba ubwo ntiyamenya kwivangura n'isi n'ibigezweho n'ibyaha yarangiza n'ibinyoma. Niyo mpamvu bisaba ngo nibura buri muntu wese agerageze kumva. Bizahindura imico. Baravuze ngo la véritable éducation ne me connaît pas la valeur de mes connaissances scientifiques ni littéraires, mais au-dessus de savoir qu'elle met la compétence, au-dessus de la compétence et la bonté, au-dessus de l'acquisition intellectuelle, le caractère. Hirya y'ubumenyi hakenewe ubuhanga, hirya y'ubuhanga hakeneye ubugira neza. Mbese niba ngo kwizera ongeraho kumenya, kongeraho ingeso nziza zongeraho kumenya kongeraho kwirinda kongeraho kwihangana kongeraho kubaha Imana ongeraho gukunda bene data byongeraho urukundo. Ibyo niba muri wowe bikagwira muri wowe, iyi mico igiye bibyara imico myiza. Noneho ubwo niho biba bigiye kubyara imirimo, ariko bitewe nuko umuntu yageze ahaheza. Le monde n'a pas tant besoin d'hommes d'une grande intelligence que d'hommes au noble caractère. Ubu isaho igeze ntabwo ikeneye abahanga, ahubwo ikeneye abantu b'imico myiza. Icyo ni kisi ikeneye. Ikeneye abagabo beza, ikeneye abagore beza, ikeneye abana beza, ikeneye abaturanyi beza, ikeneye abizera beza. Ahantu hose ikisi ikeneye buno abahanga barahari, ariko si bo bakenewe kuko nibo bamaze isi. Hakenewe gusa umuntu ufite imico myiza. Il a besoin d'hommes qui allient au talent la fermeté. Ikeneye abantu bafatanya itaranto ndetse no gushikama. Ibyo nabyo birakenewe cyane kugira ngo nibura tubashe kugira ngo former le caractère. Jamais œuvre plus importante n'a été confiée aux hommes. Arega niba hari kurema imico nta wundi murimo mwene muntu yahawe urutungubu.
wakwibaza uti mbese imico bayiremba bate. Niyo mpamvu uri bugaragaze kureba mu Waroma 12 hazaba harimo ibintu bikomeye cyane by'umuntu wese yagerageza kubona, kuko igikenewe ni zahabu yatunganyijwe mu ruganda, igikenewe ni umwenda wera, igikenewe ni umuti wo gusiga ku maso. None umuti wo gusiga mu maso uri muri ubwo butumwa bw'abamarayika batatu, kuko hatabayeho kumenya neza ibisabwa byatuma umuntu wese akora ariko ntamenye ibimukwiriye. Niyo mpamvu aho ngana mu kurangiriza haranditse hagira hati le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire. Ubwoko bw'Imana bugomba kumenya bihagije ibirebana n'ubuturo bwera et du jugement, bakamenya n'urubanza. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Buri wese agomba kumenya uyu murimo, imikorere n'imyifatire y'umutambi wacu mukuru. Sans cette connaissance, ni hataba kumenya icyo Yesu akorera hera cyane ngo amenye n'umurimo w'ubuturo bwera, n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en cet ainsi. Umuntu utazi ibyo Yesu akorera hera cyane ntazamenya umurimo ukwiranye na kino gihe. Niba utazi ibyo Yesu ari gukorera hera cyane ntabwo uzamenya ibikwiranye na kino gihe, et ni d'occuper le poste que Dieu nous a signé. Uretse no nutamenya ibyo Yesu akorera hera cyane tuzamenya umurimo ukwiranye na kino gihe, nta nubwo uzamenya guhagarara mu murimo Imana umwanya Imana yaguhaye. Utamaze neza ibyo Yesu akorera hera cyane, zirikana icyo. Ubwo ndi gusoma mu magambo yo mu Ntambara Ikomeye page 533 531. Niba utazi icyo Yesu akorera hera cyane ngo menye ko ari umurimo wo guhuza umunyabyaha n'Imana, ngo menye ko ari umuntu wamaze guhuzwa n'Imana uri kwezwa, ngo menye neza ko ari Imana itsindishiza umunyabyaha, ngo menye ko kugezayo ari ukugenda wikorera umutwaro w'ibyaha byawe, ukabura aho gusa ikakujyana nayo ntabwo ari amaso gusa, aho mugenda wikorera umutwaro w'ibyaha byawe. Yesu akakubwira ngo wese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yarangiza ukamusanga urushye kandi uremererewe, kandi ikikuremerereye n'ikikuruhije y'ibyaha byawe, wananiwe kureka no kwikiza, yarangiza ukamusanga uzi kukuza umurimo akorera. Niba utabizi ntabwo uzamenya umurimo ukwiranye na kino gihe, ntabwo uzamenya no guhagarara mu mwanya Imana yakugeneye. Niyo mpamvu avuze ngo chacun devrait être au courant de la position de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Buri wese uri muri ubu butumwa akwiriye kumenya neza uko byaramutse mu murimo w'Imana n'ibikenewe mu murimo w'ubuhuza. Sans cette connaissance, nahavuye le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Arega ubuturo bwera ni ihuriro ry'umurimo w'Imana ifitiye abantu. Arega ni uvuga ngo tutamenya ibikorerwa hera cyane ubwo ntabwo twakwinjirayo, kandi ntabwo twakwinjirayo tutikorera imitwaro yacu, kandi ntabwo twakorera imitwaro yacu tutazi igikorerwayo. Tugomba kubanza twatinya urubanza, tukongera tugatinya ko turi abanyabyaha, ko tuzatsindwa narwo, tukamenya udukiza akaba umucamanza n'umuhuza wacu, bigatuma tubimenya neza. Hepfo ati il intéresse tous les habitants de la terre. Ati yes, ijuru ryose rirari kaba abisite ku isi nous expose le plan de rédemption. Mu buturo bwira batwereka inama y'agakiza, nous amène à la fête de temps, bikatujyana ku iherezo ry'ibihe, et nous révèle l'issue triomphante des conflits entre la justice et le péché, maze ahera cyane hakatwereka umusozo wo gutsinda icyaha, aho gukiranuka kuzatsinda icyaha. Il est donc important que chacun ait dit à faux. Birakwiye ko buri wese muri twe yiga byimbitse, et soit en état de rendre les eaux de l'espérance ce qui est arui, kugeza ubwo umuntu azashobora gushikama akamenya gusobanura impamvu z'ibyiringiro afite. Amaze ati kubera iki nzajya mu ijuru, kubera iki Yesu arahera cyane. None se Yesu arahera cyane bose bazamwe oyi namutuye ibyaha byanjye, namutuye ibyaha byanjye arabyakira, abyakira ansabira imbabazi kuri se. Umurimo wanjye no kumuha ibyaha byanjye, kizera amaraso yantangiye, kamenya ko umurimo harimo ari njya gukorera. Ayo maso akwiriye kurabukwa, akireba kuri umunyabyaha, akareba Yesu nk'umuhuza, akareba Imana nk'inyambabazi. Yarangiza tukabaho tuzi neza ko Yesu yatubabariye no kutweza aratweza, umwuka wera akadufasha kureba ku byo Imana ishaka, tukarindwa kumera nk'abisi, tukarindwa kuyoboka ibinyoma n'imigenzo y'isi. Rero reka muri aka kanya ubwenge bwacu bwerekera aho Imana ishaka, twese tube nk'uko Imana ishaka mu gihe nk'iki, kandi buri wese ashobora guhagarara ku ruhimbiro rukomeye mu izina rya Yesu.